mu mikorere y'akazi kawe ukorana na Kenisa ariko dukunda kubona utuvideo akenshi tuna trendinga musa nkaho muhanganyemo Kenisa avuga ukamusubiza nawe ukavuga Kenisa kugusubiza bisa nkaho nyine muhanganyemo ukuntu nago byafecta wenda kariyeri yawe cyangwa se mu bundi buryo bikabigaragara nka ruguhangana bose. Oya ntabwo ari uguhangana byo kwahangana kuko ntabwo twangana nta ni ntambara tuba turi mu kiganiro kandi biriya nibikwereka ko burya demokrasi yabaho ko demokrasi bivuze ko abantu badahuza ibitekerezo ariko bakaganira namwe tugagaza no turi batatu gutya nabari abandi bari imbere n'inyuma bose uwaduriza hamwe ntabwo twahuza ku bitekerezo ubwo rero tuganiye tudahuza ntabwo twaba duhanganye ahubwo nuko abantu wenda sinzi ukuntu abantu bumva tuba tuganira dukurikije uko umuntu yumva ibintu kandi buriya no hanze ikiganiro twakoze ugifashe ukakijyana mu bantu hanze uhasanga n'abandi bari kubiganira ukundi abantu badahuza iyo rero abantu badahuza ibitekerezo inama bazadukuraho abantu ntabwo ndi kwiyamamaza nta muntu yamamaza ariko isomo abantu bazadukuraho nuko mutumva ibintu kimwe mudagomba gutukana cyangwa mushwane mu Rwanda cyangwa mubipfe usanga umuntu abaye umwanzi wundi oya